turwane ya ntambara nziza yo kwizera. Turageragezwa, dukubitwa hasi, ariko ntabwo dupfa, kuko turi kumwe n'Imana yacu. Kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya. Izere ko Imana yo mu ijuru yakuremye igukuye mu busa, ijya kukurema ntacyo yahereyeho nta na gito. Iyo iguha umwuka uhumeka ntakiheraho. Twagure kwizera kwacu mu bintu bikomeye. Tugomba kwizera, dukwiriye kwizera Imana ko ifite ibyo yadukorera tukiri mu isi, ariko tukarengaho tukizera Imana nk'ifite ubugingo buhoraho. Nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Muzaniye ubuhanuzi buvuga ngo aho utinze, aho wari umaze igihe, ntabwo uzongera kuhatinda. Imana iragutabara, Imana irakuzamura, Imana ikuvanye aho uri. Byakire n'ibyawe, haguruka ubisengere uvuge ngo Mana ndakirira. Yesu ashimwe bakundwa b'Imana, tugarutse imbere yanyu turi abubatsi bo kwizera. Turimo turaganira ijambo ry'Imana. Uyu mwanya wo muvugana nitwa Nakure Brandine. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga kwizera kugaragazwa n'imirimo. Mu by'ukuri kwizera ni ijambo rikoreshwa mu buryo butandukanye, kandi ni ijambo ridukwiriye, kuko ijambo ritubwira ko kwizera ari ugukura ibintu mu bitagaragara bikajya ahagaragara, cyangwa se bikaba byaboneshwa amaso, ukaba wabikoresha intoki zawe ukaba wabibona, kuko bitangira biri mu isi y'umwuka, bitangira bitagaragara, ariko inyuma bikaza kugaragara. Niyo mpamvu imirimo dukora ari igaragaza kwizera kwacu, kuko iyo kwizera kutagaragaje imirimo bisa naho kurangirira mu magambo. Tugiye gusoma icyanditswe kiri turasanga mu gitabo cya Yakobo mu bitabo by'inyuma, igice cya 2 umurongo wa 14. Turasoma amagambo menshi kugeza ku murongo wa 26. Twumve iyi nkuru Yakobo yanditse ijyanye n'ibyo kwizera gufite, cyangwa se kujyanye n'imirimo. Uburyo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Mbese bene data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntimuhume iby'umubiri ukennye, byavura iki? Ntimumuhe iby'umubiri ukennye, byavura iki? Uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Ahari umuntu yavuga ati wehoho ufite kwizera, jyeweho mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera agahinda imishyitsi. Uwa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa? Mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora, bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo, adatsindishirizwa no kwizera gusa. Dore na Marayo wa Rahabu, mbese ntiyatsindishirizwe n'imirimo ubwo yacumbikiraga za ntumwa akaziyobora indi nzira? Nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kumeze, kuba gupfuye. Imana itugire neza kandi Imana idusange. Twumvise icyanditswe umukozi w'Imana Yakobo, aho yavugaga ku bijyanye no kwizera kujyanye n'imirimo. Mu by'ukuri kwizera nk'uko nabivuze kuri mu buryo butandukanye. Hari ubwo umuntu yizera kubera ko yabonye, ariko iyo wabonye ikintu ntabwo biba bikiri ukwizera. Iyo ugiye muri siyanse, mu mibare, imibare ni ibintu biba bifatika. Uravuga ngo 1 guteranyaho 1 ni 2. Ibyo ni ibintu umuntu wese yareba akamenya ko ariko bimeze. Ibyo ntabwo ari ukwizera. Iyo uzi ko
urajya kwa muganga bakagupima bagasangamo malariya ifite imiti yabugenewe iyivura, bakayiguha ukayinywa ugakira. Ibyo ni ibifatika, ni ibintu bizwi, ni ibintu byakorewe ubushakashatsi biremezwa. Ibyo ni ibintu bifatika, ntabwo byitwa kwizera. Ariko hari ibintu uko biri kose n'iyo miti iyo uyinyweye wenda ushobora kutizera ukanakira, ariko burya kwizera gutuma nayo uyinywa ugakira. Rero ijambo riratubwira ngo umuhinzi iyo agiye guhinga ntabwo wahinga cyangwa se ngo wicare mu rugo ngo uvuge ngo nizeye ko nzarya, ngo wizere ko bibe biguteye kwizera, uvuge ngo imyaka Imana izayihinga yikuze iyeze. Uko kwizera ntabwo kwaba kubaho, ahubwo umuhinzi yizera ko natera imyaka Imana izagusha imvura, kuko iby'imvura byo nta kintu yabikoraho, nta nubwo abigiramo uruhare. Ariko igihe kiragera imvura ikagwa, igihe kikagera izuba rikava, bikaba biri ku rugero Imana ishaka, kugeza ku rwego umuhinzi washize imbuto ye mu butaka yazizera ko igihe kizagera agasarura. Rero uyirekeye mu murima ntabwo yakwizana mu rugo, bigusaba kujyayo ukajya kuyisarura. Bivuze ngo kwizera kujyana n'imirimo yawe. Ibyo wizeye utera intambwe ukabikora, iyo utabikoze ntabwo kwizera kwasohoza imirimo yako. Niyo mpamvu Yakobo yahuguye cyangwa se yagaragaje ko kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Yatanze urugero avuga ngo mbese ninde wabona mwene se arwaye cyangwa ashonje akamubwira ati genda ugubwe neza uhage, hanyuma akumva ko ibyo akoze bihagije. Imana iradushakaho kwizera ariko tugire n'imirimo. Bwira umuntu uti komera, ariko niba ufite icyo umufashisha kimufashisha, hanyuma akomerane nacyo. Imana igihereho imuremere uwundi mugisha, harazahura n'undi nawe amugirire neza, kuko ntibyashoboka kurangiza ibibazo by'umuntu byose. Yenda birashoboka ko ku rugero runaka wabikemura, birashoboka da ko wanabikora, hanyuma nawe agaheraho akizamura akabaho ubuzima bwe bugashoboka. Ariko icyo wakoze nicyo kigaragaza kwizera kwawe, nicyo kigaragaza ko wizeye Imana. Ijambo rirambwira ngo Yesu yakijije ababembe 10, ariko umwe muri bo aragaruka aza kumubwira ati wakoze. Bivuze ngo iki? Yari afite kwizera, n'abandi barakugize ariko baragenda bagumayo, ariko waragaruka aza gushima Imana. Rero kuko kwizera gutuma umuntu ashyira mu bikorwa, gutuma umuntu abasha gukora ibyo yizeye, hanyuma bya bindi wizeye byari biri mu buryo bw'umwuka, byari biri mu buryo bw'ibidafatika, bikaza kugaragara inyuma mu mirimo ukora. Kuko wizeye Imana, uremera kurambura ikiganza cyawe ugafasha umuntu, ukavuga uti kubera ko nizeye Imana reka ibi mbikore, ntizeye ko uyu muntu mugurije ngo azanyishure, atari uko nizeye ko ibyo nkoze ari njyewe bizagarukira mu buryo bw'uyu muntu, ahubwo wizeye ko Imana izagusubiza inyuze mu byo wakoze, hanyuma igakora ibirenze ibyo wowe utekereza. Ubundi icyo nicyo kwizera kivuze. Umuntu agira neza, umuntu akora imirimo, ariko mu mirimo wakoze kubifatika akaba ari imirimo yawe, Imana ikongeraho imirimo yayo ikabihinduramo ibintu binini kandi bikomeye. Imana idufashe cyane. Kwizera rero iyo kudafite imirimo kurangirira mu magambo, ukavuga uti turi abantu bakomeye, ukuzahora ubiririmba ariko bikazarangira udakomeye. Ariko iyo gufite imirimo ni kwa kundi nyine uvuga uti turi abantu bakomeye, ukabivuga uri uworoheje, ariko igihe kikazagera abantu bakazakubona ukomeye kubera ko ufite kwizera. Imana itugirire neza. Rero kwizera nk'uko nabivuze ni ugukora ibintu mu bidafatika bikarangiza bibaye ibifatika. Iyo Imana ikubwiye ngo ibi birashoboka, utangira gutera intambwe, ukavuga uti ariko ibi bintu uko bishoboka ni iki nakora kugira ngo bikoreke. Icyo gihe uko utera intambwe niko ugenda ubona ko ibintu bishoboka koko, kuko Imana iba iri mu ruhande rwawe muri uko kwizera. Kwizera ni ukwishingikiriza ku Mana, ukareka ibindi byose wageragezaga kwishingikirizaho. Hari ibintu bigera muri 7 nabashije kuvuga umuntu ashobora kwizera.
kandi koko ukavuga utari ko se hari ukuntu usanga umuntu yiganyiriye avuga ati none ko twebwe nta mafaranga tugira, twebwe se ko tutavuka mu miryango ikomeye, twebwe se ko nta cyubahiro dufite. Hari ibintu umuntu yishingikirizaho ukabona rwose arakomeye, akavuga ati yewe urumva si mfite amafaranga kuri konti afatika, kuba nagura inzu nziza, kuba nagura imodoka nziza, kuba nabaho neza, abana banjye bakiga neza. Ibyo ngibyo akabyizera kubera ko ari kubireba, akavuga ati ndiho rwose ntacyo nzaba. Ariko Nyamutunzi yizeye ibigega yari afite, amaze kubyizera Imana iramubwira ngo nuko sezera kuko ubuzima bwawe bushizweho iherezo. Nuko Imana iravuga ngo uko niko abantu bizeye ubutunzi bwabo batizera Imana bibamerera. Ushobora kwizera amafaranga pe ukaba uyafite, ariko ukaryama mu bitaro amafaranga ntabashe kugira icyo yakumarira, muganga ntabashe kugira icyo yakumarira, ibindi byose wari wiringiye ntibigire icyo bikumarira, imiryango myiza ufite, icyubahiro ufite, ibintu byose utunze ntibigire icyo bigufasha, kandi mu by'ukuri byakagombye kuba mu bigaragara mu byo wizeye byakagufashije. Ariko kwizera kuraza iyo wizeye Imana kukuzuza kuri bya bindi byose wakabaye unishingikirizaho. Rero kwizera ni ukwemera kurekura ibi ngibi bigaragara ko ari byo byakagufashije, ukizera Imana, hanyuma igakoresha bya bindi cyangwa igakoresha ibitagaragara ariko ikagukoreramo ibigaragara. Navuze ngo wakwizera amafaranga, wakwizera icyubahiro ufite, wakwizera imiryango ikomeye ufite, wakwizera inshuti zawe, wakwizera ubwenge bwawe, wakwizera umubiri wawe, amashuri yawe se ukajya uvuga uti jyewe urumva mfite mwene data cyangwa murumuna wanjye ukora muri UN, urumva nta kibazo cyo kwivuza nagira, urumva ababyeyi banjye barakomeye, imiryango yanjye irakomeye. Ariko hari igihe kigera uwo mu muryango akakureba afite n'ubushake bwo kugufasha akabura icyo agufasha. Umubyeyi akakureba afite ubushake rwose n'urukundo, ariko aho ugeze akabona ntacyo yagufasha, kubera ko biba bigeza igihe cyo kwizera Imana. Rero kubera ko abantu bagira ibi bintu bishingikirizaho, ukumva uri muzima urakomeye, umuntu yizera umubiri afite, akumva afite igishoro, akajya gusambana akabona amafaranga, akabona iki, akumva ni igishoro. Ariko hari igihe umubiri ugutenguha ugasanga bya bindi wari wiringiye biguhindukiye ubusa. Ariyo mpamvu kwizera Imana bikomeye cyane, bifite imbaraga, bifite ibyiringiro bizima bidahangarwa, kuko iyo wizeye Imana uyizera mu biriho none, ukayizera no mu bizaza, kuko Imana ibifatika bigira ahantu birangirira. Ariko nyuma y'ubu buzima iyo twizeye Imana iratwambutsa, no mu rupfu ntabwo batubasha kugira kubera kwizera Imana. Rero ibyo twiringiye byose, ibyo twizeye byose, tubanze twizera Imana, tubanze turekure. Hari ubwo umuntu akora step zo kwizera, ukajya ubanza ukagerageza mu bushobozi bwawe, mu buhanga bwawe, mu mbaraga zawe, mu nshuti zawe, mu bavandimwe bawe. Hari ukuntu umuntu yiga akaba afite abantu bakomeye, akavuga uti nindangiza ntabwo nshobora kubura akazi kubera abantu bakomeye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo igihe gishobora kugera Imana itaguhaye akazi, abo bakomeye wari wizeye ntibakaguhe. Umuntu akakubwira tuzagaruka ejo ukagaruka ati narabyibagiwe. Akakubwira ati uzaze nzabikoraho, bikarangira ari ntacyo abikozeho, kuko Imana itaguhaye, Imana itaguhereje. Ariko iyo wizeye Imana ubwayo ibasha gukoresha abantu utazi, ibasha gukoresha abo udatekereza, ibasha gukorera ahantu utabasha kwigeza. Imana iterana mu nama utateranyemo ikakuvugira. Imana ikorera mu mwanzi wawe akagucira akanzu ugatambuka ukagera aho ugomba kugera. Imana igera ahantu wowe udatekereza ko yakageze, kuko ari Imana iri hejuru y'ibintu byose, iri hejuru y'ububasha bwose, ariyo yayindi igusha imvura mu mirima yose y'ababi n'abeza, hanyuma
umuhinzi akazabasha kubona umusaruro we. Iyi Mana iyo tuyizeye, nyuma y'ahandi twita nyuma ya zero, nyuma y'ibindi byose wagerageje, nyuma yo kwivuza mu baganga bose ugaheraheza n'amafaranga yagushizeho cyangwa ukinayafite, ubasha kwivuza ku buryo bwose bushoboka, kuri standard zishoboka, mu bihugu bishoboka, mu bahanga bashoboka, ariko Imana itakuramburiye ukuboko, ugasigara ukanuye ubireba, ugasanga nta kintu bimaze, ugasanga ntacyo byakumarira. Ariko wakwizera Imana nyuma ya zero, nyuma y'ibyo byose, nyuma y'imbaraga z'amafaranga, nyuma y'imbaraga z'ababyeyi n'abavandimwe, nyuma y'imbaraga z'umubiri, nyuma y'imbaraga z'icyubahiro, hakaboneka igitangaza cy'Imana. Nibwo ujya kubona ukabona umuntu arashima Imana ko yakize indwara nyuma y'uko abaganga bananirwa, nyuma y'uko ibindi byose bidashoboka. Ibyo iyo tubivuze hari ubireba akavuga ati ibyo ni amagambo, ni ukwivugira, ariko hari ibihamya bifatika bigaragara by'uko Imana ikiza indwara zananiranye, hahandi aba ariyo yonyine isigaye, hahandi ibyo wagerageje byose byananiranye, amafaranga yananiwe, ababyeyi bananiwe, abaganga bananiwe, ubwenge bwananiwe, amashuri yananiwe, icyubahiro cyananiwe, ibintu byose wabigerageje biranga. Ariko hanyuma y'ibyo byose hari Imana ifite imbaraga, ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Imana idufashe cyane. Rero Imana niyo kwizerwa. Reka dusome mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri igice cya 7 umurongo waho wa 9, haratubwira ngo Imana niyo kwizerwa. Igice cya 7 ku murongo wa 9 ngo nuko none menya yuko Uwiteka Imana yawe ariyo Mana, ni Imana yo kwizerwa, ikomeza gusohoreza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo, ikageza ku buzukuruza babo b'ibihe 1000. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi ngiyi niyo kwizerwa, ni Imana yo kwizerwa. Kwizera kwawe, ibyo wishingikirijeho byose, ibyo ufatirijeho byose, ni ukuri igihe cyo gupfa kigeze, abantu barahaguruka, inshuti n'abavandimwe. Mu burwayi abantu bashaka kugusura, ariko abantu basura umurwayi ni bake. Ariko mu rupfu, uwo wigeze kumenya, abazi inshuti zawe, abiganye na mwene nyoko, abakoranye na so, abakoranye na mama wawe, abagize gute, batigeze kukumenya, batakuzi n'isura, bose baraza. Ariko iyo bigeze aho ngaho, ugenda wenyine. Umuntu yakuvuga ibigwi, akajya hari akavuga ibyiza byawe, ariko nta yindi mfashanyo yaguha uretse kukubwira ngo uruhukire mu mahoro. Aho uri bujye ntabwo ahazi. Twagure kwizera kwacu mu bintu bikomeye. Tugomba kwizera, tukwiriye kwizera Imana ko ifite ibyo yadukorera tukiri mu isi, ariko tukarengaho tukizera Imana nk'ifite ubugingo buhoraho. Nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Muri Yohana 3:3 niko hatubwira. Dukwiriye kwizera Imana nk'Imana idufitiye ubugingo, nk'Imana ihagarara ikavugana natwe, ariko igakora ibiriho tukiri mu isi. Nyuma yo kubaho, nyuma y'ubu buzima, nyuma y'ibyo twizeye, nyuma y'ibyo twishingikirijeho, nyuma y'ibidutunze, nyuma y'ibitubeshejeho, hari ubundi buzima, hari ubugingo bw'iteka. Icyo gihe rero umuntu uzaba warayizeye niwe uzayibona. Ntabwo bizaba biri mu matora ngo uvuge ngo ngewe ngo nari mfite ngo followers ngo benshi cyane, ngo urumva ngo amamiliyoni y'abantu yarankurikiranaga, nk'ibintu nakoraga abantu barabyemeraga. Ibyo ngibyo ntabwo byatuma utambuka hahandi. Ariko kwizera Imana, naho waba uri ahantu utazwi, naho waba udafite ubushobozi, udafite amafaranga, kwizera Imana bigutambutsa ahantu abana b'abantu batagutambutsa. Imana itugire neza cyane kandi dufashe. Dukwiriye kwizera iyo kwizerwa, iyi ngiyi yo kwiringirwa. Wiringira abantu ugira aho ugarukira, wiringira ibyo utunze ugira aho ugarukira, wiringira ibintu byose ugira ahantu ugarukira. Yesu ngo baje kumubwira bati mama wawe na papa wawe baragushaka. Arangije ati abavandimwe bawe baragushaka na mama wawe. Arababwira ati abavandimwe banjye ni aba turi kumwe. Kuko umuntu yishingikiriza kuri abo bose, bikarangira hari aho ukwiriye kugarukira, ukiringira Imana kurusha uko wiringira abantu, kurusha uko wiringira ababyeyi, kurusha uko wiringira ibifatika. Imana ikwiriye kugushoboza ukaba umwizerwa, ukizera Imana. Imana itugirire neza. Turagusaba kugira ngo wongere uzamure kwizera kwawe, uzamure ibyiringiro byawe, ibidafatika bihinduka ibifatika kubwo kwizera. Birashoboka ko
wanze Imana, wayivuyeho, wayiretse, wayirakariye, wagize gute, ariko Imana niyo kwizerwa nshuti y'umusaraba. Ushobora kwibwira ngo hari icyo uri cyo, hari uwo uri we, urashoboye, urakomeye, ariko ibyo byose hari ahantu bidakora. Niyo mpamvu nkurarikira kwizera Imana, ukayiringira, ikakubera umubyeyi, ikakubera umurengezi, ikakubera umutabazi. Jya ahantu wiherereye ujye ubwira Imana uti ndakwizera, niyo utazi gusenga, niyo utabishobora, ariko ukomeze uyibwire uti ndakwizera, ukomeze uyishireho umutima wawe, izagushoboza ibyo utakwishoboza. Wegere abakozi b'Imana bagusengere, wongere urusheho gushaka Imana. Umubiri wizeye uzagutenguha, amafaranga wizeye uzayasigira abatayaruhiye cyangwa se ashire. Ibintu byose wizeye bifite iherezo ryabyo none mu isi, ariko Yesu yahawe ubutware mu isi no mu ijuru. Dufite Imana ituyahirengeyeho mu ijuru, izaduha ubugingo buhoraho. Hanyuma y'ubu buzima, hanyuma y'ibyo twizeye byose, hanyuma y'ibigaragara, hari Imana iri hirya yabyo. Hari Imana ikura ibidafatika mu bidafatika mu isi y'umwuka, ikabishyira ahagaragara. Ibyo dusaba, ibigeragezo duhura nabyo, ibyo byose Imana ifite ububasha bwo kutuneshereza, ifite ububasha bwo kugendana natwe, ifite ububasha bwo kudushoboza iyo tuyiringiye. Ni Imana ihumuriza, ni Imana ibasha gushumbusha, ni Imana igaruka ku muntu ibyo wanyuzemo byose, ibyaha byose waba waranyuzemo. Imana ifite imbaraga zo kukubabarira, ikaguhindura umuntu muzima kuko wayizeye. Ndakwinginze wizere Imana. Bya bindi bikuruhije, kagahinda gakabije, kagutera kugera ubwo wakwiyahura, nyabuneka ndakwinginze izera Imana. Ifite ububasha bwo kugukura mu bushobozi urimo, mu bibazo ufite, ikakugira umwiringirwa, ikakugira uwo kwizerwa. Imana iraguhamagarira kugira ngo uyizere, kugira ngo uzabashe kubona ubugingo buhoraho. Rero kwizera kwacu ntabwo gukwiriye kugarukira ku bifatika gusa, ntabwo gukwiriye kugarukira mu gutabarwa n'Imana biri mu isi gusa, ahubwo dukwiriye kwizera Imana kugeza ku rwego rw'uko tuyizerera mu mwana wayo Yesu yaduhaye, kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Batubwiye ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwaniriza no gukiranuka. Icyampa ukizera Imana kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Imana idufashe kandi tugirire neza. Tugiye gusenga Imana. Imana idushoboze kugira ngo dushobozwe gukora imirimo yo kwizera. Twe kwizera by'amagambo gusa, ahubwo tuyizere nk'Imana ikora, tuyizere nk'Imana isohoza. Iravuga bikaba, irategeka bigakomera. Iyi Mana irashoboye, iyi Mana izaduha ubugingo, iyi Mana izadushoboza ibyo tutakwishoboza, iyi Mana izaturengera. Nyabuneka ibyo wizeye byose banza urekure, wizere Imana. Niyo yo kwizerwa, niyo rufatiro ruzima. Muri Kristo Yesu uzabona ubugingo buhoraho. Ndagira ngo dufatanye gusenga Imana. Zamura kwizera kwawe, ubwire Imana ngo ndashaka guhindura imibereho yanjye, ndashaka guhindura ubuzima bwanjye, ndashaka kuva mu byo nabagamo, ndashaka kuva mu buzima butakubahisha. Kuko nuyizera izaguha ubugingo buhoraho, nuyizera izaguha ibifatika, nuyizera izakura ibitagaragara mu bwihisho bwabyo, ibishyira ahagaragara, ubibonesha amaso yawe. Uzabona ubwiza bw'Imana, uzabona umunezero w'Imana, uzabona kugira neza kw'Imana. Ndakurarikira kugira ngo urusheho kwizera Imana, wegera Imana, nayo izakwegera. Imana itugire neza kandi dufashe. Reka dusengera abantu bumva bakeneye kwizera, bakeneye umwami Yesu mu buzima bwabo, mu bugingo bwabo, kugira ngo bamwakire, bashaka kwizera bagahinduka bizera. Nawe wumva ushidikanya, wumva ugera ahantu kumva birakuyobeye, tugiye gusengana Imana kugira ngo Imana igufashe kubasha kwakira ubugingo buhoraho, kubasha kwakira ibyo Imana yavuganye nawe, amasezerano yawe abashe gusohora kubwo kwizera. Izamure kwizera kwawe, ijambo ribe rizima muri wowe, nurisoma muri Bibiliya bye kurangirira mu magambo gusa, ahubwo rishyirwe mu bikorwa kubwo kwizera Imana. Nyiricyubahiro Data twese mwiza, turakuraritse dusengeye abana bawe mu izina rya Yesu, bari badafite kwizera, batarakumenya, batarakwizera, kugira ngo bazamurire ukwizera, bakire Yesu n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Mu Mana bakwizere, bakubonesha amaso yabo, bive mu bitagaragara bijye mu bigaragara. Imana ntabwo tuzayibona igenda, ariko imirimo yayo itwereka ko ari Imana. Niyo mpamvu natwe ibyo dukora, iyo twizeye, tuba dukwiriye kubishyira mu bikorwa kugira ngo bigaragare inyuma, kugira ngo bigire imbaraga
imbaraga zo gukora, imbaraga zituma abantu bizera, zituma bamenya ko ari Imana. Turasenze ngo dushoboze gukura ibyanditswe mu magambo tubishyire mu bikorwa, ni twebwe tuzabikora nta bandi. Abarwayi bakire, ibirema bihaguruke mu izina rya Yesu, ibidafatika bifatike, kandi hejuru y'ibyo tuzabona ubugingo buhoraho. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, uri ibyiringiro bizima. Mana turakwizeye, ni ukuri udushoboze kandi tuzabona ubwiza bwawe. Turifuza kuzabona ubugingo buhoraho kuko tukwizeye. Icyubahiro n'ubutware ni ibyawe mu izina rya Yesu, amen.